Kanongera ngo ikaze kuri micro ya Celebrate Christmas Party. Ni igitaramo kigomba kuba ku tariki 25 kikabera hariya muri ka Kigali. Kizaba kirimo abahanzi benshi bagiye batandukanye, abastari bose mu Rwanda, abastari bakina filime, abakina umupira w'amaguru, abakina basket cyangwa se sport muri rusange. Hazaba harimo abamisi kandi hazaba harimo abantu ba modeling cyangwa se bakora fashion. Hazaba harimo abakomedie, aba DJ, aba MCs, aba TV and radio presenters. Benshi bose buri muntu wese witwa umusitari azaba ari muri kino gitaramo cyitwa Celebrate Christmas Party. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye, ni umwe mu bagabo basobereye ibijyanye n'itangazamakuru ry'imyidagaduro cyangwa se showbiz hano mu Rwanda. Reka tuganire ubundi tumeneho abiri, atubwire uko abyumva, atubwire nuko yumva kino gitaramo. Manibra, reka ngo ikaze kuri mikoro. Murakoze cyane. Amakuru yawe Manibra? Meze neza cyane. Ariko muri iyi minsi meze neza kabisa. Ibintu ni atari za X-Large TV ziratwika kuri YouTube, akore subscribe. Cyangwa la urashaka gukora amabara ngo basubscribing. Ntabwo njya gukora yateka, ntabwo njya gikora. Okay Manibra, rero gahunda ni imwe. Gahunda ni tariki 25. Tariki 25 hari igikorwa cyiza cyane cyateguwe na The Main. Igikorwa buri muntu wese arakizi ndakeka. Kuri uno munota maze kubona ama post ahantu henshi kuri za Instagram, social media, ku ma website n'ahandi hose. Igikorwa cyiza cyane. Hanyuma Manibra, urabona bino bintu bizashoboka guhuriza abastari bamwe b'ingeri zose bagahurira mu nzimwe? Ni ibintu bishoboka, urebye usubiye inyuma ho gatoya nkuko wari umaze kubivuga ho gatoya. Showbiz nyarwanda turabiza ahantu yavuye ahantu kure cyane. Twahereye muri za 2000 combien dutangira kujya muri showbiz, turi abana batoya dufite imyaka 17 16 cyari muri showbiz. So ibyiza twarabibonye byinshi, ibibi twarabibonye nabyo, tuzi byiza n'ibibi. Iki ni igikorwa ku ruhande rwanje, ni igikorwa kigiye kuba bwa mbere mu mateka. Ni byinshi tubona mu mateleviziyo mpuzamahanga. Ejo bundi ari nicyo Wasafi baherutse gukora igikorwa cyiswe Jibebe. So nuko ngo urabona Wasafi ni label izwi muri East Africa no muri Africa no ku isi yose. Ni label ikakora neza cyane. Hano mu Rwanda dufite urugero rwa The Main. Uburyo ikora urabona ko ifite ibintu byiza, ifite ibintu ikora ishaka, ifite umutima wo kuba industry yahinduka ikaba ikindi kintu. Usubiye inyuma nicyo kintu ndi kukubwiraho gatoya, ukuntu twagiye tubona music kuva na kera. Tumaze imyaka myinshi music yacu ifite ikibazo. Industry ntabwo izamuka, ahubwo hazamuka umuhanzi ku giti cye. Ubwo ndi kuri muzika sinajya kubakinnyi nje kubakinnyi kuko kino ni igikorwa kizaba kirimo abantu benshi batandukanye. So muri muzika dufite ikibazo cyuko umuhanzi nyarwanda akora umuziki agatumbagira agahita agira kure, ariko industry yacu ikaguma hahandi. So iki gikorwa uko mgitekereza muri ku ruhare rwa muzika kizatuma music, kuko urumva ntabwo ari igikorwa kizaba kirimo abahanzi ngo harimo performance ngo baje kuririmba cyangwa bimeze gute. No, ni igikorwa kizaba kirimo abantu bose muri rusange. Umuhanzi uzitabira kino gikorwa ni invitation, niyumva afite umutima wo kuririmbira abantu, ashaka kuba yabagira ikintu runaka babwira, stage zabifunguye. Urumva, so ni igikorwa kizatuma abahanzi nabo baza bagahurira hamwe. Apana bya bintu byo guhurira mu bitaramo bakarebana nabi cyangwa se kanaka kubazingukana karirimba kumurenza n'ibindi ngibyo. Hano niho nashakaga nanjye guhita nkomereza se Manibra, ko tuza abahanzi cyangwa se abastari bo mu Rwanda bagenda bagirana utubazo twa hato na hato hanze y'ibintu byabo bakora. Abo ngubu koko kuzabahuriza hamwe kababwira ati noneho uyu munsi muraza kuba muri mu nzu imwe mu joro rimwe, ako kazi urumva koroshye. Ikintu cya mbere tugomba guha agaciro hano, wenda ubwo turacyari muri ku bahanzi, tugomba guha agaciro hano nuko The Main niba yarateguye kino gikorwa, The Main nta muntu utazi ko ari label kandi ifite abahanzi runaka ikorana nabo. Urumva ni umushoramari washyizemo amafaranga yiwe ategura n'iki gikorwa cyo guhuriza hamwe bano bahanzi. It's a golden opportunity yo kuba bashobora kuzicarana abafitanye ibibazo bakica, kuko urumva ni 11/5 kuri Noheli. Urumva azaba ari umunsi mwiza cyane. Ni umunsi wo kwicara hasi mugasubira mu bibazo bitandukanye mu mfite, ubundi tukazatangira umwaka tumeze neza. Twishyiremo cya kintu cyuko dushaka ko industry izamuka kurenza ukuntu umuhanzi umwe yazamuka yagera muri Kenya agasanga na support afite na backup afite, kuko aba yasize mu rugo bose nta numwe. Ahanga ariko nanone hano bibera ikibazo, usanga abantu wenda niyo nk'umuntu yateguye ikintu nka Manibra yateguye ikintu nkanjye Mbozikizo nkifata nk'amati bira bintu bya Manibra sinabijyamo. Ibyo ni ibintu tumenyereye no gupromotinga Manibra. Ibyo ni ibintu tumenyereye muri muzika nyarwanda. Uzareba ama interview menshi dukora n'abahanzi, iyo umubajije ati ninde muhanzi ukwinspiringa, iyo adashatse ku muhanzi wa kera
wakarahanyuze ashaka undi muhanzi wo muri Afrika kandi nawe umusabaza cyangwa umunyamerika cyangwa undi muri Afrika ntabwo ashobora kukubwira ati umuhanzi bari kumwe muri generation imwe ngo niwe umwinspiringa no ushobora kumbaza nk'indirimbo ukunda kumva ni iyihe ati indirimbo yitwa wenda urumva Nyirabasare ngo iyo ndirimbo yo nyumvishije numva ndetse ntabwo ashobora kukubwira ati numva indirimbo y'umuhanzi runaka urumva ni cya kintu ari akantu abahanzi nyarwanda kenshi na kenshi ako kantu urumva na akantu kaba kababaje cyane hari umuntu wigeze kunera story arambwira ati industry yacu ifite ikibazo ati industry yacu tuyifate nk'isenani isenani suzizi ngo bafashe iseneni zo muri Kenya bashyira mu ikarito bafata iseneni zo muri Uganda bashyira muri ikarito bafata n'izo muri Tanzania bashyira mu ikarito bagiye kuzijyana muri South Africa bafata n'izo mu Rwanda bashyira mu ikarito barangije zose barazipfundikira urumva izo muri Kenya izo muri Uganda bagiye gupfundikira igikarito cyo mu Rwanda kirimo iseneni zo mu Rwanda umuntu umwe abwira undi ati reka gupfundikira izo zo mu Rwanda zihorere iyo ni industry ndi kuvuga ya muzika izo mu Rwanda zihorere wizipfundikira ati kubera iki turi bugere muri South Africa nta nimwe isohotse kubera iki imwe irashaka gusohoka gutya indi yikurura isubize mu ikarito urumva imwe ishaka gusohoka indi yikurura ngo muri igitekerezo rero kirahurira he no kuri kurimo nuko igihe cyose muri industry yacu umwe ashatse kuzamuka ngo agere kuri iyo ngiyo akumva ko mugenzi we watazamuka abandi bari muri showbiz imwe babandi bakagombye gutuma bamuha support usibye ko muri no minsi byahindutse nsigaye mbona bana postinga abagenzi babo n'ibindi mu minsi yashize nko mu mwaka umushize baramupondaga bagatuma adashobora kuba yava mu Rwanda ngo agere handi wenda mani bot twigarukire noneho ku mitegurire nyirizina na kino gitaramo cyitwa Celebrities Christmas Party ni gitaramo ntago kizaba kirimo performance nyinshi nkuko tubimenyereye abahanzi baririmba paka mu gitondo aho kizaba kigenderewe red carpet moment kwifotoza kuri red carpet uburyo mu abahanzi bazatambuka kuri red carpet ninda zahitamo gutambukana nawe kuri red carpet ibi bintu ntago menyerewe mu bastari bo mu Rwanda urabona bizatwara ingufu zingana gute itangazamakuru kugira ngo tubyumvishe urumva ikintu cya mbere tugomba kugira muri ibi bintu ni umutima mwiza umutima wo gukunda ibintu by'iwacu no matter what dukunda abanzi b'iwacu dukunda umuziki w'iwacu dukunde industry yacu muri rusange dukunda abantu bakina filime z'iwacu dukunda ibiki ndivuga ngo tubikunde ndashaka mbwire wenda n'abaterankunga abashoramari umushoramari azaba afite product runaka ashaka kumurika ajye hariya abazati ninde muhanzi uri kuri hit bamumubwire amuhamagara mukubite ku dufaranga narangiza yamamaze product yiwe bakorana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nituvuga ngo dufite igikorwa nk'iki ngiki uzasanga pulling back ntabwo gashobora kuzanga avuga ati kino gikorwa ni cyiza am supporting this ndi gusupporting ibingibi dufite n'icyo kibazo muri industry zacu zose yaba muri filime yaba muri muzika yaba muri comedy n'ibice byose usanga abantu bakagombye kuba bashyiramo amafaranga sometimes iyo bigeze ku gikorwa nk'iki nguragiye kuba ama propose bagasubira inyuma nibo gusupportinga nabo bagomba gusupportinga tugira urukundo turebe uburyo kimaze kumenyekana abagande abanyakenya n'abaki bose bazi ko abanyarwanda barenze mu kuririmba okay no Manibra tuve kuri ibyo byose nono tujye kuri Manibra ku giti cyawe iki gitaramo urumva muri wowe uzagicamo mu buhe buryo cyane ko azaba ari kamera nyinshi amafoto menshi red carpet hariya Manibra nono tukwitege hiki ni normal kuri swags birumvikana hanyuma nukuza n'urukundo rwinshi kandi nkuko biteguye kino gikorwa nkuko giteguye nkuko nabyumvishe ni igikorwa kizaha agaciro umuntu wese azahabwa agaciro muri kino gikorwa niba no mu MC bya bindi twavuze kuvana kare byo gupingana byo gupinga umuntu no gupinga umu MC uzaturuka hariya waba uri umu underground warabonye invitation ugomba gutambuka kuri red carpet uzaza umu MC akuvuga ibigwi avuga ibyawe aguye interview mbese tugaragaza cya kintu cyo gukunda ibintu by'iwacu niba ukina filme ukaba ukiri hasi ukiri kuzamuka ni opportunity yo kwigaragaza no kubwira abantu kandi nkuko nabyumvije ni igikorwa cyiza gishobora kuzana streaming live kuri YouTube tuvuge ko noneho ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ari muri Kigali Celebrity Christmas Party irabaye n'abahanzi baraje cyangwa se abastari baraje pe ku bwinshi bizagirira akahe kamaro showbiz nyarwanda ikintu cya mbere harimo ni showbiz harimo kumurika ibintu tutamenyereye muri industry yacu icyo ni ikintu kigiye kuba bwa mbere mu mateka cya red carpet ihuza abahanzi abakinnyi b'amafilime abanyamakuru abakiboze bagahurira hamwe batagiye kureba indirimbo batagiye kureba umuhanzi uririmba tumenyereye ama concert y'abahanzi baza bagakubita no ariko this time ni red carpet
abantu bose batandukanye bandi bazinjira bazahura n'abantu bakunda babarebe baganire nukuvuga ngo nkuko nabivuze ni golden opportunity y'abafana guhura n'abantu bakunda n'ibindi nk'ibyo ngibyo ari nako tugaragaza isura yindi ya muzika nyarwanda nkuko The Main iri kubikora nukuzana ikintu kidasanzwe muri industry yacu yaba muri muzika yaba mu bakinnyi yaba mu biki byose muri rusange. Hanyuma rero reka tuvuge izo ngizo ni impact ziri positive igitaramo kiramutse kibaye umunsi noneho abastari buri mustari wese azifunga ku gite cyakavuga ati bira bintu ntabyo njyamo wana. Ubwo rero ni bya bindi nakubwiye umwe azajya akora ibintu byiwe atumbagire agere kure ariko nitujya gushakisha wenda abantu ushobora kuba baduserukira tubabure kuko umwe azaba ariko kandi bya bindi bahora bavuga buri munsi dushyire hamwe dukorere hamwe kuko udashyize hamwe na mugenzi wawe nta n'ikintu wageraho. So The Main niba yiyemeje kavuga ati dufite abasani bacu kuki se amafaranga The Main itayafashe ngo yashore mu bintu byayo ikora umuziki ukaze izane ya matrack izane Wizkid bakora amakolabo n'ibiki kuki yateguye icyo gikorwa igashoramo n'amafaranga izi neza ko aya mafaranga yakagombye kuyakoresha ibindi urumva ni cyakintu cyo kuba generous kugira ngo industry ni ukwitangira industry kugira ngo izamuke. Wenda ikibazo cy'amatsiko mfite Manibra mu bastari bose dutunze hano mu Rwanda urumva ari nde ufite amatsiko yo kuzabona atambuka kuri red carpet kuri uyu munsi? Ni bose nje mfite amatsiko yo kuzareba bose batambuka kuri red carpet bishimye banezerewe ubona ari igikorwa kidasanzwe ubona umuhanzi atambuka gutya agakurikirwa n'umukinnyi umukinnyi atambuka ari kumwe n'umukomediye umukomediye atambuka umuntu w'amafilime ari guturuka inyuma mbese ibintu ngibyo izo movements. Hanyuma wenda ijambo nyamukuru tugana ku musozo Manibra ni ijambo nyamukuru wagenera abadukurikiye? Icyo nababwira nuko nabo baratumiwe kandi urumva ni igikorwa kinini cyane igikorwa kiracyafite iminsi mike yo kugitegura no kuzaza kuri 25 ni hano Kigali urumva ni igikorwa cyiza cyane kizahuza abahanzi benshi batandukanye abakinnyi b'imipira abakina amafilme abantu baba fashionist n'abandi bantu benshi batandukanye muri industry yacu muri izi industry zitandukanye zabiza muzika n'izo zindi zose nagiye mvuga. So nukuvuga ngo uratumiwe kugira ngo uzaze niba udakunda umuhanzi kanaka ari ukunda niba udakunda uwo muhanzi ukunda igihangano cyiwe muhe credit urumva muhe credit niba ukunda umupira w'amaguru uzaze w'abakinnyi ujye ubona kuri televiziyo babandi ukunda bazaba hari yes wino ubahe credit umubwire ati kabisa bro njyewe nkunda indirimbo yawe umubwire ko ukunda indirimbo ye si ngombwa ko namubwira ko umukunda ukunda n'uburyo akina ukunda akina kumubaha kubera ko akina mu kipe akina mu kipe ufana. So nibyo ngibyo ni credit guhana credit. Reka rero tugane ku musozo turi kuri mikoro ya Celebrities Christmas Party ni igitaramo kizaba ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 nandi kumwe n'umunyamakuru witwa Manibra akora kuri Flash TV and Flash Radio ariko wenda Manibra mbere yuko nkurekura wakwibutsa abantu abadukurikiye bashaka kugukurikirana no mu buryo by'umwihariko ibiganiro byawe ubuzima bwawe bwa buri munsi babigenza bate? Ni cyambere hari ibiganiro nkora kuri Flash FM hari Flash Network hari The Friday Wala ibyo byose ni ibiganiro bya showbiz hanyuma hari Instagram kuri Instagram nitwa Manibu cyangwa se Manibra uhita ubibona ugakora follow ibyo ni ibintu byiza cyane kuri Twitter ni Manibu hanyuma kandi mfite na YouTube yitwa X-Large TV aho ngaho harimo n'ibintu bya showbiz kandi biryoshye cyane byiza kabisa my friend no gusupportinga each other let's support each other. Yes reka tumushimire cyane mugenzi wanjye hanyuma iyi mikoro iracyazenguruka kuba stari bagiye batandukanye yaba abanyamakuru ba sport ba showbiz cyangwa se bibindi bintu byari byo byose abakinnyi ba filime abakinnyi b'umupira w'amaguru abakomedie aba DJ n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye n'abakobwa ba modelinga abakora ibijyanye no kumurika imideri ndetse n'abamwe bagiye bahagararira u Rwanda mu marushanwa amwe namwe y'ubwiza. Njyewe nitwa Senga Jean Bosco BOS Kiazo se Boskizo eke Papa Mtoso Gastumbonye omre spécial suspendu au plafond avec Sionyo branch ane pa obre mes chers amis dore uko mbaye nizere ko ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 2018 hariya muri Kigali mwese tuzahahurira. Bye ciao.